ari yambwiye ngo ukimara kuhava urahita uja kureba undi mu Buganda kandi yabuze urubyaro ibyo byose yabimariye mu bacunyi ariko agiye gutwara inda hari mu kwezi kwa kabiri. Yego. Turagenda ubwo mvuye kwa Mabure ndagenda. Mabure nkurikiza amafaranga 1000. Atenda uzayanywa ubushera ni woya ntabwo ari amafaranga ganzanye. Wavuye kwa Mabure mu Kinyababa uhita ukomereza ko Uganda. Bitangomereza ko Uganda nurira umusozi wa Bugamba ni muremure. Ndagurira ndawumanuka ngera hasi ndagenda. Nkagenda ngeza ahitwa mu mbura amazi nkavuga ngo mana ndanyurahe. Mana ndanyurahe. Imana irambwira ngo nyura hangaha. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwarangiye. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Nantsubuga. Turivuga nginde mu Kigande na. Kigande. Nantsubuga. Yego. Nantsubuga Vestine. Niwe niwe turi kumwe yego n'umuhanuzi w'Imana. Imana igukoresha ibitangaza muri iki gihe niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkava Musanze nkaza kumureba kugira ngo tuganire ku mbaraga z'Imana. Twibutsa abantu yuko Imana yacu ikora ivuga itegeka bikaba turi abagabo bo kubihamya. Hari abazi ngo yavugiraga muri ba Eliya na ba Elisa na ba Yeremiya nabande gusa oya ahubwo uko yari kera n'uyu munsi nikwiri igivugira no muri Nantsubuga Vestine. Yego nyamajyambere Vestine niryo abenshi bazi ariko kundanga muntu wanditsweho iryo ngiryo ryananiye kuvuga. Nantsubuga. Yego Nantsubuga ndaza kuyirebaho pende uko ryanditse. Yego Imana iguha umugisha. Yego banzu dusengere kadusenga Imana. Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana twitaho Mana ifite ubutwari n'ubushobozi datura mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Aya masaha turaguhamagaye ngo urukubane natwe datura mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Mana data wa twese wo mu ijuru tuzi kuri Imana ivuga bikawa ategeka bigakomera. Ayi mukunzi mwiza wasezeranye ijuru igisambo ukunda umunyabyaha ukanga icyaha n'ukuri. Ni nayo mpamvu tuguhamagaye nyagora ku ngoma we kugira ngo uzutubere ku rugamba uzuturwanire iburyo n'ibumoso abagabo barwanire nyakuwe Imana abadamu barwanire igiti cy'inganzamarumbu urubyiruko rwawe no minsi urwanirire. Ayi data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru n'ukuri Uwiteka Nyiringabo Imana n'ukuri ndakwinginze kugira ngo ugira wadukura naho wadushyira utwereke ubwugamo bwawe n'ukuri utwereke ukuboko kwawe kw'iburyo uturinde kuvangavanga Nyiringabo ahubwo uduhe umutekano data uduhe kugendera muri wowe nyakubahwa uduhe gukora ibigutunganiye mu izina ryawe Yesu Kristo. Turashaka gukora icyiza kibi kikadutanga imbere ariko ngwino udutsindishirize udutsindire urugamba Nyiringabo. Umuririmbyi yaravuze ngo urugamba rurakomeye ngo data ntube kure yanjye nanjye ndi kukubwira ngo ntube kure yanjye. Mungeri mwiza data wa twese ngwino ubane natwe muri iyi minsi ngwino ushinga imizi mu mitima yacu ngwino wimemere ibitugenza n'ukuri izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Uri Imana yacu ufite imbaraga ufite ubutwari ufite ubutsinzi data wa twese. Ndabizi neza ntagusabye umugati ngo umuhibuye nyagora ku ngoma ntagusabye ifi ngo umuhe inzoka byiringiro bizima nta n'uwagusabye umugati ngo umuhibuye. Niyo mpamvu tuguhamagaye. Ndahamagara imbaraga zawe mvajuru ndahamagara mwuka wera ndahamagara imbaraga zawe zikora ndahamagara igiti cy'inganzamarumbu oyururukubane natwe Nyiringabo ururukudukubitira abazimu ba karande bo mu miryango
imiryango, uri kudukubitira igisekuru kitagira umumaro, uri kudwana n'ibiturwanya Nyiringabo, uri kuhiga ibiduhiga Nyagora ku ngoma, uri kutugirira neza kuko ndabizi ugira neza bugaca bukira, uhinduraga ibyanze guhinduka ukavugurura ibitavuguruye Data wa twese, ngaho ngwino ubane natwe rero, ngwino ushinga imizirata Nyiringabo, ngwino udukubitire inzoka na sikoropiyo, ngwino utugaburire kuko uri Uwiteka, ngwino twubakire udushigikire, ndasengera ingo za ino minsi Uwiteka, ngwino uduhagarareho, uhagarare mu macumbi yacu, uhagarare ku rubyaro rwacu Mana Data wa twese Nyiringabo, nakubwiye ngo mwami wanje ube hafi ntunsige, Uwite nzagushima, nzakuratira abatakuzi, nzakuvuga ibigwimbizi neza iyo winaniranye bafite ibibazo, iyo wageze impundu zirahataha, reka mu bazavuza impundu Vestina mbemo, reka mu bazakubita agatwenge Vestina mbemo, Uwiteka na konkoro dazabemo, mu izina ryawe Yesu Kristo, reka uzatwereka igikwiye Nyiringabo, muri iyi minsi turi gusengera igikwiriye, mu izina ryawe ryera rifite imbaraga, reka wururu kubane natwe, reka udukomereze amaboko Mana, reka amaso atatubona ntakatubone, reka amatwi atatwumva ntakatwumve, reka uzaturinde rata Nyiringabo, reka uzaturinde iburyo n'ibumoso, reka uzaturinde amaza n'amaza, reka uzaturinde umuyaga w'ishuheri, nsengera ibi biganiro tugiye gukorera ahantu, iki kiganiro kitwubake Mana Data wa twese, kize gisenye ubununga buri mu mitima yacu, ndasenze nsengera abadukurikiye Uwiteka Nyiringabo Imana, nsengera ibihugu byose bitandukanye Uwiteka abadukurikiye bose, reka iki kiganiro tugiye gukorera ahantu buri wese kigiraho cyamukura naho cyamushyira, buri wese kimubera ubwugamo, Uwiteka we tuzagushima Mana. Nongeye gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka ugihagararaho nk'Imana, reka ukibundikiza amoya yawe, reka ugikomereze amaboko, reka ukirinde indwara z'ibyorezo, reka ukirinde amaza n'amaza, reka ukirinde umuyaga w'ishuheri, reka ukirinde amapepo y'umwanzi, Uwiteka we nsengera abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka Mana natwe duhagarareho nabo bahagarareho Nyiringabo, mu izina ryawe Yesu Kristo Mana ishobora byose, ndabasengeye ngo bashyire mu mugongo wawe Data wa twese wo mu ijuru, uva ku muto kugera ku mukuru, nsengeye umuyobozi wacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Mana, reka umuhagarareho, reka umutwikize umutaka wawe Yesu, reka umusakaze ihema ryawe ry'icuma kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana Data wa twese wo mu ijuru, nsengeye n'igihugu cy'abaturanyi, hariyo abacu ni ukuri Nyiringabo, ni benshi cyane Nyiringabo Imana, reka nawe ubarinde, reka nawe ubarengere, reka amavi yabo ntagasukume kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana Data wa twese Nyiringabo, nsengeye ni ukuri ubwoko butandukanye re Data, abapfakazi n'imfubyi babandi babuze kivurira Mana Data wa twese, ababuze icyo kurya ubarengere, ubahahire kuko ni wowe mugabo bafite, imfubyi ni wowe papa bafite, icyubahiro kizaba icyawe Data wa twese. Nsengera abarwayi bari mu bitaro, reka nawe ubahore Nyiringabo, cyane abarwaye mu nda, abarwaye kanseri, abarwaye imivuduko, abarwaye indwara zanze gukira, abo bose turabasengeye Mana Data wa twese, abarwayi zo mu mutwe rwose ugenda ubatera urushinge rwawe Mana Data Nyiringabo Imana, nukuri genda ubagirire neza kuko uzibizi neza Nyiringabo, ugira neza bugaca bukira, sinava imbere yawe Nyiringabo, ntasengera ababyeyi babuze urubyaro, urabizi umubyeyi aberwa no guheka, yenda ubakomereze amaboko Nyiringabo, bahereza abana ni ukuri, ubahekuze amaboko ubahekeshe abana kugira ngo izina ryawe ryubahwe, nsengera ni ukuri amagwa ganze gukomera Mana, ngwino uyakomeze, amagwa yasenyutse wongere uyubake Data wa twese, hari benshi bari gusaba diburusi ariko turazihagaritse mu zina rya Yesu, dukujeho diburusi muri aka kanya, aya masaha tuzikujeho, ahubwo baha ubumwe n'ubwiyunge, ubaye gukundana Data Mana Data wa twese, buri mugabo n'umugore we Data, ubahe urukundo
budashira uzabubakira amago gakomere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu, nasengera aka gahe data, reka utwubakire udushyigikire kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abadukurikiye rata Nyiringabo, urabizi nabo bafite ibibazo, bakureho ibibazo mwami. Dayimoni w'ibibazo turamutwitse, dayimoni wo kwishushanya turamutwitse mu zina rya Yesu. Dayimoni ubabazanya abagore n'abagabo turamutwitse, dayimoni ushamiranye umuhungu na se turamutwitse, dayimoni ushamiranye umukobwa na nyina turamutwitse. Uwiteka Nyiringabo, nabasengeraga rwose ngo utange umutekano Nyiringabo. Buri wese wadukurikiye hakura ibyishimo, hakura umunezero. Wite twaje kububaka no kubashyigikira kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Data ntabwo ngo utotesheje amagambo, gusa nakwerekaga ikiganiro kigiye gukorerwa ahantu mu rwitongo Nyiringabo, kigira abacubaka rata Nyiringabo Imana, gisenya ubununga buri mu mitima yacu kugira ngo uhimbazwe. Urakoze kubyumvise, ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Vestine, Karame, Imana yaguha ubutumwa bw'umuntu utazi irabumpaga ukaba uryamye gutya, cyangwa se ntabwo nzi igihe iba bikwerekeye, Yego. ikagushushanyiriza umuntu ikakubwira iti uyu muntu ni urugero ari i Kigali, yego, ugomba kuzagenda ukamubwira ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi. Byigeze bikuba ngo udusangize ayo makuru? byambayeho. Byagenze ute? Byambayeho, ntabwo wenda navuga ngo yari ari uw'i Kigali. Yego, njye n'urugero nari ntanze. Yego, byambayeho, ariko nawe ari mu Kinyababa ni kuri. Yego. Undi nawe ari mu Buganda, atari Buganda bwa kure, ariko nawe hatiye akanya ni kuri. Imana iraza imunyereka ishusho. Yego. Iramuntuma irambwira ngo dore afite urubanza, kandi urubanza rumuhagurukiye baraburaneje, baba baraburana nk'ejo njeyo nk'ugumuye. Yego. Iti genda. Ariko Imana yacu irakomeye kandi iraruhije, irambwira ngo ngende ntari kuramukanya. Haleluya. Amen. Ngo ugende ari uramutsa, kandi ahantu nanyuraga abenshi bose baranze. Yego. Ndavuga ntuwite warankoresheje, ariko uyu munsi wo birananiye. Yego. Ubwo ndava ntari kuramukanya, ngende nyure mu mugera ntari kuramukanya ariyo mvuka. Nawe umpaye ihurizo rikomeye ntarashobora. Irambwira ngo genda utari kuramukanya, ni mabura uraramutsa reka muvuge, kuko nawe abitangaga mu buhari. Yego. Yakubwiye izina tumuntu yitwaye Mabure gutya na gutya, utamuzi. Nje ntamuzi, iwe ntahazi. Ariko irambwira ngo genda umubwire ngo ejo urubanza ufite urarutsinze mu zina rya Yesu. Amen. Ndagenda ndavuga nti ndagiye, ariko Mana koko ntabwo ndaramukanya. Irambwira ngo ntabwo uraramukanya. Uwo munsi rero yari yambwiye ngo nkimara kuva kwa Mabure inyereka umugabo. Oya, ntabwo urarangiza neza, warabishoboye koko uragenda, abantu muziranye, nyuraho tuziranye mu mudugudu mvuka. Wabyitwaye mute kutabasuhuza? Ndagenda bwa mbere mpura n'umugabo uvuye kurangura ikigari. Turahuye, ashaka kundamutsa mu mudugudu, mu muryango nari nyina wabo. Ndi mukase wabo. Ndagenda ngiye kumugeraho, ndamukwepangana nk'arugu. Yego. Arandeba aravuga ngo Vesti, peki nawe kugira ngo uje kungeraho utarame wigireyo. Abari ko akubwira? Yego. Umusubiza ngo? Ndamusubiza ngo mwana wa mama, ubwo niko byabaye. Ubwo umunsi ntabwo ndi kuramukanya. Arahagarara atura ikidomora arambwira ngo ko kuburagiye utansuhuje ntabwo nabyemera. Ubwo umwaka nta hantu nawukirira. Ndamubwira ukirangura ibigage ntabwo baguhaye byari bu ntabwo wankoye, ngo nankoye umwaka wawikuyeho. Ahubwo komeza ugende, Imana iragukorera n'ibindi. Ariko nje ntabwo ndi kuramukanya. Ndagenda nkagera ku bantu iyo hose ku mugu bose baranze, bambona kubwo benshi mbasengeraga. Vesti nagarara nkubwire bya bindi wambwiye byarabaye, nkamubwira muvandimwe urambwira ngarutse, Imana ishimwe yarakoze kubikora. Oya Vesti nagarara ngusuhuze, nkabwira ni oya ndi kwihuta nkiruka nkagenda.
nagezeho mbonye ngeze mu gasantire ko barandamutsa pe ndagenda mishaka bako ndavuga ngo navunitse uwaje kunkoraho nkamubwira ngo navunitse ndavuga ngo navunitse bakavuga bati woya reka turebe we ukuntu wavunitse ngo Imana yemeye kuvunika n'ukuntu dusengeraga ntibigomba kubaho nanje nkaje ndatanga ubuhamya muraje murahora murashima nje mburi ibyo nshima nanje yabonye kiramvuna ukuboko yarangiza kukuvuna nkabona amashimwe haleluya ndakomeza ndagenda ngira Imana mbangeze ahantu ho kurira umusozi kwari ukurira umusozi nukurira umusozi nkongera nkawumanuka ndahageze none nsanga nabona sengeye gusa uwambana wese Vestina muraho yego kankukoreho niwe yandi kwihuta nkagenda ngo ubusimana vesi yanganye ryari ni ntabwo nakwanze ariko ndagarutse ndakomeza nagiye kugera mu rugo rwiwe nsanga agiye kwahira kandi nayo nazindutse saa 11 nsanga agiye kwahira nsanze agiye kwahira rero umudamu araza ubwo nkigerayo muraho yego abantu bagiye umudamu wabari usohoka kuko naragendaga naje kuyo bikambwira ngo nyura niyo mpamvu nkubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga narayibazaga ngo none Mana ninyoba baraguseka ikambwira ngo je imbere tugende turagenda twaje nagiye kugera rero umudamu wabari usohoka mbere mu nzu amaze gusohoka agize ngo amobere niwe ya ntabwo moberanaga ati simu mukono niwe ya ntabwo ndamukanya ndamwangira nyine habasohotse mushiki we bari imfubyi ari babiri umushiki arasohotse ngaje kundamutsa ntiwoya ntabwo ndamukanya ahubwo wambabari ukandangira mabure arambwira ngo mabure ni uri gushaka ngingo muziranye ndamubwira ni hari ahantu tuziranye ngo none si ngo ni mabure uraramutsa gusa kuki tutari kuturamutsa ninje nshaka mabure ngo ubwo suranga umugore wa mabure wange mushiki wa mabure ukunde mabure ninje nkunda mabure bati ibyo ntibyumvikana nimwambabarira mukanshakira mabure nuko umukobwa abaramagaye kuri telefoni ngo garuka hari umudamu uri kugushaka ariko yatuyobeye ngo niba ari umuteka mutwe ngo twe yatuyobeye nuko ndamubwira rekeraho kunshira urubanza itonde genza gacyari kunyerera nemuvandi genza gacyari kunyerera arambwira ngo hari kunyerezwa n'icyari imvura yaguye ni hari kunyerera aracece kaja mu nzu mabura kanya kari guhumbya baratungutse araza mu gahanga yakambye kubera ko bari bamubwiye yuko hari nashobora kubandi umuteka mutwe nanje ndagenda ndamusanganira ndamusuhuza ndamuhobera amhobera atishimye neza ndamubwira ngo umvuka Imana yantumye yambwiye ko ufitanye urubanza n'abanyogosenye ariko uyu munsi Imana irambwiye ngira gutabaye ntabwo dukunda kubivuga ariko we yarambwiye atujura bivuga kuko nanje mbitangaga ubuhamya mu rusengero mu gaturika yatanze ubuhamya mu baporosi agiye kubamo umushitsi yatanze ubuhamya ntabwo ari ibyo guhisha kuko byabaye kumugaragara izuba riva ku manywa nuko rata ndamubwira ngo data yambwiye ko akuburaniye urubanza abari baguhagurukiye bose bakozwe n'isoni abantu bose bari bagiye kukwanga ariko data guhaye inshuti z'umugisha ariko urubanza rutsinzi arambwira ateo aratangiye arankunze na wa mugore waratangiye arasetsa arankunze ngo urubanza rurahari rurabesha ni rero murarutsinda aravuga ngo icara rero ngo aragakoma duhishiye niwe yandi kugenda arangumyagumya ngo nica niwe yandi kugenda agize ngo amerekeze niwe yandi kubasha ndagenda kuko Imana yari yambwiye ngo ukimara kuhava urahita uja kureba undi mu Buganda kandi yabuze urubyaro ibyo byose yabimariye mu bacuni ariko agiye gutwara inda hari mu kwezi kwa kabiri turagenda ubwo mvuye kwa mabure ndagenda mabura nkurikiza amafaranga 1000 atenda uzayanywa ubushera ni woya ntabwo ari amafaranga ganzanye wove kwa mabure mu Kinyababa uhita ukomereza ko Uganda bitangomereza ko Uganda nurira umusozi wa Bugamba ni muremure ndagurira ndawumanuka ngera hasi ndagenda nkagenda ngeza ahitwa mu mbura amazi nkavuga ngo Mana ndanyurahe Mana ndanyurahe Imana irambwira ngo nyura hangaha ndakwereka turagenda ndagenda nje nayo turagenda tugeza ahantu hitwa kwiserera irambwira ngo cama ngo nyura ndacama ndahanyura ndagenda mu rembo ndagenda ngezeho nsanga umugore n'umugabo baricaye
nsanga umugore n'umugabo baricaye, nsanze umugore n'umugabo bicaye, nuko maze ndavuga nti mwaramutse, ngo yego, bwari buri kuba nka saa 3 z'amanywa, ngo mwaramutse, yego, ngo none ngo mumeze mute, ngo turaho, ngo ko tutari kukumenya ntimuramenya, banzanira intebe ndicara. Nkimara kwicara ubwo nabaramukije, nkimara kwicara ndababwira ngo umva uko data ambwiye. Data yambwiye ngo mugiye kubyara umwana w'umuhungu muzamwite Yakobo. Yego. Umugore ahitarira, amaze kurira, ubwo ndamubwira nti reka kurira, kuko data yambwiye ngo mu minsi 3 uraba umaze kubona ukuboko kwe, mu minsi 3 uraba umaze kugira kera mu nda. Data nuko yantumye, ubundi bwo nasohozaga ubutumwa, nta kindi ntacyo ndaguha, ariko nkuzaniye ubutumwa bw'umwana witwa Yakobo w'umuhungu. Yego. Nuko ndagenda, ati wayaguma hano nteke urye, ntiwe yandi kubasha, ndi kugenda, icyo nari mpfa nugusohoza ubutumwa. Ati si wanyu ni wacu niriya mu Rwanda, ahitwa kwirebera inyagasozi yo hirya nyine. Ati si niweho bitaga Vesi, ko hari abagore biwacu bavuga ngo bagiye kwa Vesi, hari abari weho Vesi numvaga wo mu Rwanda, ni nje Vestina wo mu Rwanda numvaga, ngo nje nagiraga n'umugore ushaje. Niho ya n'ubundi ndashaje, ndashaje. Icyo gihe hamaze igihe, umwana ari nko mu myaka 10, ntabwo nagakuze gutya. Ndamubwira nti n'ubundi ndashaje, ngo ntabwo narinzi kariweho, ngo ariko mana we, ngo ubu koko kubera Imana ihagurukije umuntu kuvuye kure, ngo ngiye kubyara. Mana umugabo aravuga ngo ugiye kubyara, se ugiye kubyara iki? Inka yanje yapfuye ubusa, imirimo yanje 3 ipfa ubusa, urabyara ruyu nguyu upfuye kuvuga. Ndamubwira ni cyo mpfa cyo, umugiye kubyara umwana w'umuhungu. Yego. Kandi reka nkubwire ikimenyetso cy'Imana imbwiye, ugiye kubyara umwana w'umuhungu, ntacyo kuzabyara undi muhungu, ntacyo kuzabyara undi muhungu, umukobwa azaba uwa 4. Niko byagenze. Ndaza ndataha, hamaze nk'ibyumweru 3 mbona umugore yaje ari kubaririza, araza arambwira ngo ngo mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, ngo umenze ubwo munsi nararaye ntwaye inda, ngo ubu nta biryo ndi kurya, ngo byose ibiryo by'isi yose byananiye. Ndamubwira ngo reka uhugwe, icyo uraje urumva umutima uguye hari cyo uzarya. Umugore yirirwa hano, byageze ku mugoroba ndamuherekeza, bagiye kumuherekeza, aragenda agera mu rugo. Hamaze iminsi n'ubundi ari kumara nk'amezi 3, mbona aragarutse, ati rukubona inda atariyo, ati Imana yagukoresheje iby'ubutwara, teko se ubu nzabyara muheke, abacyunyi babara bamariye ibintu. Ndagenda, ubwo umukobwa abaho, nanjye ndongera nsubiraho njya kumusura. Hamaze iminsi indi biramufasha, arambwira ati ubu ngiye ku bitaro, kandi mbyare wahageze. Nanjye sinabuka kuguhamagara, ati mbyare wahageze, mama ari kure, niwe uraba mama. Yego. Mama ari mu mahanga, urambera mama, weho n'amabukwe ndaba mafite mama n'amabukwe. Ndagenda ndahaguma, maje kuhaguma, nagiye kuhagera ako kanya umwana baravutse. Amaze kuvuka, Yakobo aravuka, ni umuhungu, ni mukuru, ni umwana mwiza w'inzobe munini. Akurikiza undi mwana, bose aba bahungu, abyara umukobwa ari we wa 4. Ubu afite abana 5, ariko muri icyo gihe akurikije aho abana 2 ba 3, abona ububyara umukobwa. Ibyo Imana yarabinkoresheje rwose, yarabinkoresheje. Umuntu utazi Imana ikakwereka gutya. Yego, ntazi, ntamuzi. Buriya hari n'umukobwa n'ubundi yo yankoresheje aho hantu hitwa muri Sirwaniyo kwa bamutuye Imana. Ntabwo twakamenyanye, namenyekanyijwe nawe n'amaguru yari yararwaye, baramuvuzije yanga gukira, ariko njyayo Imana intumye ntamuzi, ngenda gucyo ku Mana gusa, ari Imana iri kunyereka, ndamusengera akira amaguru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni benshi iri kujira koresha, abo turi kubo ibigutumye utazi, nabazi nkabamenya ruko yakoze ibitangaza. None abaguhamagara bo, yego, abamamagaraga bo, reka tuvuge aho tutangiye gukorana ibiganiro, tureke abaza hano, abaguhamagara mutarabonana. Yego. Haraba Imana iceceka ntigire ikikubwira ngo babwire? Nta n'umuntu n'umwe we yari yaceceka ngo imujindirane, bose ndababwiraga. Abantu bose bamaze gukurikira ikiganiro cyane, nta muntu nawe navugana nawe Mana ntaci inyujijemo cyo kumubwira, kandi benshi bakambwira bati bya bindi byarabaye. Yego. Yego, irakora.
Njye nume nkumva bindenze. Irakoraga. Nukuri irakoraga. Festi ibi birahagije. Nukuri. Ibi birahagije nundi hari abandi bagutegereje kugira ngo ubasenge. Nukuri. Ndikumva niba ntaryo tukuniganye nge kubwanjye twasoreza hape. Reka ndirimba akakaririmbo. Yego. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, kuko imigambi yawe nawayirogoya. Taburika igenza reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe nawayirogoya. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishonje, abana bawe twese turagushaka, uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Ako karirimbo nako karamfashaga, ariko reka ndirimbe naka kari kuniga. Nta kibazo pe. Akanwa kanje iyo mvuze niho kaba gashaka kuvuga, nuko banegereje ari benshi. Aka karirimbo kari kuvuga ngo Yesu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje unyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda, ariko impuhwe zawe ntizisibangana, uhamagara bushya kubatuma kubaho. Yesu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje unyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda, ariko impuhwe zawe ntizisibangana, uhamagara bushya kubatuma kubawe. Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nukuri. Nta kindi nkuniganye dusoze. Oya ntacyo. Ntacyo niganye. Nuzagaruka nzaca umugani. Yego kabiri. Nkundaga n'imigani. Nuzagaruka uzasanga niteguye imigani nk'ibiri. Maze nca imigani, burya n'imigani harimo ubuhamya bukomeye cyane. Burimo. Nakundaga ngo abantu bagutegereje, nabone kubabuza amahirwe. Ugiye gutanga nimero kugira ngo undi uri kure wifuza kuba mwavugana, yaguhamagara ukamufasha gusenga, azaguhamagara. 078 Yego 96 95 94. Yego. Iyo niyo nomero yanjye. 078 96 95 94. Yego, Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha.